Ah, yes, ibyo byo birasanzwe. Sinzi umuntu woretse Mutesi Jolly amugira inama yo gutanga ikirego rega uwitwa Jean Paul Nkundineza. Ngo wararizwe Mutesi Jolly muri 2016. Abantu barenze umwe, babiri, batatu, 10, 50 bambwiye ko yandeze muri RIB urwego. ariko nawe umenye ufite akantu kumva ko ashobora kukugarika ukuntu yitwa Rwanda Investigation Bureau. Ntabwo ari Rwanda Mutesi Jolly Bureau. ariko se koko bivuze ngo nta mugabane na mutoya afite uko bakurikirana ikirego cya Jolly nuko bakurikirana n'icya Fils n'icya Jaras n'icya Jean Paul n'icya Pass. oya byo nibyo bivuze ngo nta migabane idasanzwe afite muri RIB. oya icyo nicyo cyo pe nta karima ke mbere y'amategeko RIB nta karima ke. abanyarwanda barangana. Rero ndibuka ko twakoze inkuru nyinshi zijyanye na Iris. Twaza ko urushinjacyaha bwageze imbere y'urukiko bukamushinjura niba bwari buzi ko buzamusabira kurekurwa. Iyo duheruka rero gukora wari watubwiye ko yongeye kuregerwa urukiko. Ahubwo twavuze nabi yajuririwe. Ahubwo yaregewe urukiko mu mizi. Ubushize waravuze ko ari ukujuririrwa. Yaregewe mu mizi. Yaregewe mu mizi urukiko. Kugira ajye kuburana noneho mu mizi. Kuri kwa kurekurwa cyane. Nasiras nabo baragaruka. Urubanza rwa Iris rwavuzwemo ibintu byinshi. Rwavuzwemo ko ubushinjacyaha bumushinjuye muri detention ariko azababera ifura nawe akagarika kide mu mizi. Ikimenyimenyi ibyo byavugwaga uretse speculation. Uwitonze Nasir we ntiyanageze mu bushinjacyaha yatahiye ku mupaka. Iyo aho hepfo mu kabanda undi barakomezanya abwira bati ni win turagushinjura muri detention uzadukorera umuti hehe mu rukiko mu mizi muri fond. Sinzi niba yaravuze yego cyangwa hoye. Bigeze mu mizi irisa nta hantu agaragara mu rubanza. Birumvikana ko hari ibyo atujuje. Kuri 24 so kwa 11 Right, Jaras Official TV reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro. Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza. Nizere ko mwatangiye ukuboza neza. Imvura ubwo uko biri kose nayo ibigenda igera ahantu hose bitewe n'uko kwezi nako ari ukuboza. Jean Paul, wiriwe neza? Niriwe makuru. Makuru ni meza. Ukwezi kukuboza se wakwinjiyemo gute? Mushuti wawe yarakunywesheje se? Nani uyu? Mongoli. Ari mu murwa. Kasuku? Kasuku yaraje. Kasuku yaraje nabonye video yakoranye ikiganiro na Bushari I guess. Na Maji. Icya Maji nacyo yakirekuye? Nabonye icya Bushari. Okay. Abahese ndiye ndashaka kujya kumureba. Ngira ngo ni igikondo kwa Rujugiro. Aracyahaba? Karoshe. Niho yabaga. Muri bya muri za midugudu ya kera. Imwe imitameno. Rujugiro ya mbere. Imwe imitameno. Ni ya fresh. Gaso wanywesheje man. Kasuku rega n'umusaza. Andish. Ariko ubu ngubu azagenda mutabonanye wawe? Namwe ndivunjishije. Ko nabonye agira ubufu. Yagiye gufasha ngo ahantu yize wamfashije nanjye. Yagiye hese. Aho yize henshi ndahazi. Rwamagana za Nyakariro. Nyakariro. Nyakariro ntabwo yahize. Hafa hose. Yize Kimisange igikondo. Rwamagana nawe yarahize se? Inshuti yanjye. Mugomba kubonanira classic. Na Kasuku. Ko wabihigiye? Anese buriya yanyishyurira. Gaso umwe ndivunjishiriza. Wowe banakwiba ngo uri mu diaspora. Uko avunja ndabizi. Kasuku. Umwe ndivunjishiriza. Reka dusuze Kasuku. Ari ikigara ariko. Okay. Cyane nanjye ndaza kumugwa Gituma. None kutambwiye kwa 12 gutangiye gute? Nagutangiye ndi kumwe n'umuryango wanjye. Nasanze uri kureba iby'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya cyangwa se wahariwe kurwanya sida. No kubeshya abantu. Ni bije ziba zigira ngo zikoreshwe. Oya ariko se imiryango mpuzamahanga. Kuri iki ntabwo byemera. Onese televiziyo y'u Rwanda si miliyoni 12 zihita zigenda. Uranayazi? Niyo bishyura kugira event iceho. Event. Uzi ibikoresho y'abajyanye. Baza fisi tujya mu mwaka w'ubucamanza. 12 barazikegese.
tuza no kurwanira ibyayi badusa so mwabwiye muje muri event ntitwishyuwe yatanye impamba yarapfunyitse Fils arapfunyika reka tumusuhuze Fils uragira uti ni bije oya twe kujya muri bije we kuba ku byo warebaga ndavuga uriya munsi yubayeho utekereza iki nzi ko experience wenda oya kwirinda biruta kwifuza sida yabayeho ku myaka uzi yanjye oya uzi do hari igihe rwabugiri oya ntabwo rwabugiri ku rwabugiri se sida yabagaho tabaho ariho abo babikoraga nyama kwa nyama Fils nyuma yaho byari yatabizi ko yamuteye yarisikaga no kuyirwara ubona waje yizihiza uno munsi yabonye umwana afite ameza abwira ati burya cyagiye wanteye inda abana bari gukina nka sayi bose njyewe natangiye nzi ko ndi gukubitira mu mavi kumbe ndi kumugira umusitari Fils yabaye Fils wamugize umuhitiza wamugize umusitari nka Fils turamushaka ngaho ngwino bakubone kuri urugabiro zawe zakenze rwarya ngo abuza gutwara akamambiri zande hanyuma Jean Paul nyemerera mbere yuko dukomeza ikiganiro mbanze mbwire abadukurikiye ko abakeneye imodoka zo kugura zo kugurisha abakeneye zo gukodesha abakeneye imodoka wenda zo kujya mu matuwa amabisi amakwasiteri amamodoka meza cyane mushobora kugana Ndoli Safari niyo kampani yizewe kugeza ubu ngubu nyuma y'igihe kinini mubeshywa n'abagiye batandukanye bakababeshya Ndoli Safari yaje gukemura iki kibazo kuri Instagram cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bitwa Ndoli Safari ariko ushobora no kubahamagara kuri telefone cyangwa se ukabandikira kuri WhatsApp yabo ariyo 0788 35 38 47 0788 35 38 47 niko wowe uragira uti Fils ati umunsi mpuzamahanga uramureba afite umwana w'imyaka 2 yamumenye afite amezi 4 aya reka tumuveho uyu munsi nifuje ko tuganira kubera ahanini ibyifuzo by'abafana none ni mu nyungu z'abagukunda hakogiye ntabwo nta bafana ngiye okay z'abagukunda abagukurikirana naho by'abafana oya reka twe kubita abafana okay abafana byaba bifashe ibindi bindi ariko ndagendera ku ma comment cyane abantu bagiye bandika n'abagiye bambwira biri personal wenda mu gikari bakanyandikira bambaza bati se Jean Paul afite ikihe kibazo ahanini ni aho ngaho ndi abantu benshi barambwiye bati uzatubaze Jean Paul ikibazo afite asigaye avuga nkuraga ati asigaye nyine bimeze biti umuntu atinya ishyamba se atinya uko byagenze gute icyo bahuriyemo icyo bahuriye umwana w'umugande nawe n'umuganira wose hafite amamuko cyangwa nayo hafite akoze kuba yari Fils w'umugande kuko ni Mubaraka none Mubaraka Fils niko biri gupfira oya ntaho pe Ushobora tuganira waravuze uti ikintu cyose cyambaho ati cyaba gikomoka kuri case ya Miss Rwanda yes ibyo byo birasanzwe sinzi umuntu woretse Mutesi Jolly amugira inama yo gutanga ikirego rega uwitwa Jean Paul Nkundineza ngo wararizwe nado ako odaka kano kamabando wagakuye ngo ndi kubyumva harya umukobwa wakoze ubukwe icyumweru utaragiye mu murenge akajya biju ngo biju ngo na sentore ngo ushaka views 100,000 none se oya no ikiriho Mutesi Jolly mu 2016 abantu barenze 1 2 3 10 50 bambwiye ko yandeze muri RIB ako se RIB iranyobeye ku buryo najya kubibwirwa nabo bantu ngewe ntuye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama mu kagari ka Kanserege mu mudugudu wa Bwiza
indangamuntu nyifatira mu Kagarama. Jolly nujya kurega gana sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. kuvuga ngo Jolly yarakureze Ariko ntabwo nzi icyo yareze. icyo yaregeye kwa Hari uzaviramo kuri 40 n'undi aviremo kuri burigade. Uricira nde mukaso rugatwara. ariko se jewe bya bintu Oya, bari ibyo biri ku bintu rundi rwego. maze urumva ejo bundi mu minsi yashize twabonye byafata ku mavuta n'ariya nigeze kumva n'ibindi bintu njye numva amakese menshi y'abantu bavuganye kuri YouTube undi ngakamurega nawe niyo nkomoko ni gutekereza utekereza ko ariko se ubundi hari indi duel se uzi waba warahuyemo na ariko se undi Mutesi Jolly niko yitwa niyo mazene nta AK ni Miss. Yes nta AK ni Miss nyine bizahora ukuri nuko ntamuzi gutyo face to face cyakora namenye ibikorwa bye. Nongeye kumumenya mu rubanza bamuvuga kumusesengura ni uburenganzira bwanjye pfa kutamusesereza kandi iyo namusesereza ntabwo yaca mu bantu ngo umubwire ko ngiye kumurega urajya kurega umuntu ukamutumaho se ni abantu bakubwiye ko ari hafi kukurega ntabwo yareze Mutesi Jolly yenda gake kandi ntajya atsindwa se gute atsindwa gusa se urwego ariko nawe umenya ufite akantu ko kumva ko ashobora kukugarika ukuntu yitwa Rwanda Investigation Bureau ntabwo ari Rwanda Mutesi Jolly Bureau ariko se koko bivuze ngo nta mugabane na mutoya afite uko bakurikirana ikirego cya Jolly nuko bakurikirana n'icya Fils n'icya Jaras n'icya Jean Paul n'icya Pasi. Oya byo nibyo. Bivuze ngo nta migabane idasanzwe afite muri RIB. Oya icyo nicyo cyo pe. Nta karima ke. Mbere y'amategeko RIB nta karima ke. Abanyarwanda barangana. RIB ni ikintu uzi ukavuga ngo ngiye kukurega hari n'abantu rega bajya bavuga ngo ndakurega muri RIB. Atereka twumvikane boss. Donc akagutera ubwoba akakumvisha ukuntu agiye gukorega muri RIB mukagirana ibiganiro bitemewe ukaba wanamurya ibiceri. Hari abantu benshi barya ibintu hari abantu benshi barya abantu amafaranga babanje kwabikamo akantu ko kuvuga ngo ndakurega muri RIB. Babaho akabanza akamubikamo ubwo bati nutampa ijana byagenda ajya nko kumuharasinga ati nutampa 200 undi ndakujyana muri RIB. Ikaba nk'intwaro se uzi ko RIB ugenda ukavuga ngo ndaje ngo ngewe ngo nje kurega Jaras barakubwira duha impamvu duhe motif uramuregera iki bimeze gute hari no gwakohereza mu nzego z'ibanze hari no gwakohereza umwana yagiye mu bana oya birabimenyereye arabimenyeye we ntaramubona acunza abanje abari baza gufatira fisi hari abantu baba bafitanye makimbirane. Okay, urugero. Uziko buriya Philipita n'aba tipe b'amakamera ye byamaze igihe kinini. Kumva umuntu aramamaga ariko tugira inama. Peter yatubwiye ko turega. Niba yababwiye ko abarega nagenda barega. Hari n'undi wasanze kuri classic. Uramwibuka umwana w'umusore. Afitanye ibibazo n'umuntu igikondo. Yego. Impamagara komanda nti umuntu mwakira ari umuntu uri kumutera ubwoba ngo azamurega. Ndamwibuka. Ahubwo uwo muntu amenye ko undi yagiye kuri polisi yahise aburirwa irengero. So ruvuga ngo hari ubwo abantu bagwa mu mutego wo kwitwaza RIB bakayigira igikangisho ni urwego rw'ubugenzacyaha abantu bayitwaza abagiye bakuvugisha bakubwiraga nabo nk'abari kukanga bakubwiraga bati ibintu atamazi nta kiriya yandi tumenye ko Mutesi Jolly yakureze ndababwira niba yandeze ntegereje convocation kandi nzayitaba mubwiye aho mperereye location na area none se njye nicyo ndi kukubaza ibintu yakureze kuki yabijyanye muri RIB ni ibintu bimeze gute ntabwo mbizi ntekereza ko ari by'itangazamakuru ya urwego keretse niba twarahuriye nko kwa rw'igenzura rw'abanyamakuru rwa rubizi wasanga twarahuriye nko mu gisimenti kwa gatanu ya nta kintu yaraye musira kubwira hari musi suru wayo se kibe ndu mumambure waraye musi nasi ureze gutyo ntabwo waraye musi bibizi ndi mubimenyeshwa
ntabwo ndi mu w'igihumbi ndi mu b'imbere yo muri Aremus ndi muri board muri board ndi muri board ya Aremus Okay. narezwe naba mbizi gusa ariko uyu ntabwo irakumenyesha goya gusa yibuke ko ribu n'urundi rwego yajyamo no gutera abantu ubwoba ntuzi umuntu wavugaga ko ari maneko ngo njyewe ngo nkorana arihe ukuyeho n'uwo muntu w'umusivire maneko w'umujyi wa Kigali ari Kabayiza ni atari oya nta muntu uri hejuru y'amategeko ninde se uri hejuru y'amategeko ntawe ninde uviye itegeko se ntawe nyine ntawe kabisa ntabwo riba ari akarima ke so wigeze kuvuga ngo Presikide Miss Rwanda yagize akarima ke none se akurega iki ubushize warambwiye ageze. tuganira wambwiye ati Umva nkubwire. uretse gato warambwiye uti Jolly ntabwo ari muri dosiye mu minsi ishize ariko ni ubwo duheruka kuvuga kuri no case ibikuraho ko atari Nyabyenda Narcisse umutoza w'abakinnyi uri guseka bikomeye wowe oya jewe hari iki birakomeye ariko nawe ushyiramo ibintu bisekeje uramwita umutoza w'abakinnyi ngo ninjya mu rukiko nzajya mvuga ijambo umucamanza aseke urubanza rwawe na ejo Jolly ntabwo twagiye kubaza ku rukiko niba ikirego cyanjye cyahageze bateshwe icyo warezwe uswe cye yawe cyagiye nzi kuri kubaza iby'ikirego wajya kumubwira ikirego wambwiye ngo ufiteyo ya kera se ko cyafatiwe umwanzuro wa mudije azanyishyura kera bibabazaga uva nkubwire byari ibyo umva sindi mu bantu barara hasi bageze muri Rwanda Day Mongolia ntabwo ari komeza twemeze gusa uyu mwana w'umukobwa nyuma y'ibintu byinshi yagiye akora bitandukanye n'amadiru menshi n'umudira nushaka kumenya Mutesi Jolly uzamubaze Jean Joseph mubaze Kanyandekwe Pascal Kanyandekwe zina waramuzi abakire agomba kubamenya ifoto wazanye yari arimo Jean sareganaga nande oya yarase kuba barigana bivuga ko wasanga yari umuhuza media mu nkiko habamo ikintu cyitwa ubuhuza yagiye hagati ya Kanyandekwe Pascal na Jean Joseph uzaba mubaze ngewe uyu mwanya Jolly bire twigisha no gukunda abanzi bacu wese iyo utekereje ugasubiza amaso inyuma mu bintu byose wavuze kuri Jolly utekereza abaye yakureze yaba yakureze iki byose bifite ishingiro one ntabwo byari ngombwa ko akomeza kwivuga hejuru Yesu no wivuze hejuru urupfu arwivuga hejuru ntabwo byari bikenewe ko akomeza kwivuga hejuru Presikide none se Jolly konzi ko afite inshuti ze z'akadasohoka z'abanyamakuru bakorera kuri murandasi wagiye kubwira Sabe icyo wagiye ikirego cyawe niba cyaranapfubye ariko ukavuga motifu wari ufite icyo yakureze icyo yandeze ese tuvuge ko Rebu yakora irenga yobora igahita ifata ntibishoboka kubera Jolly se ariko ubwo ni ukubyibazaho okay Jolly yareze Jean Paul Nkundi neza ariko ntabyo nzi warabibwiwe narabibwiwe n'abantu batandukanye barenze umwe mu bihe bitandukanye na telefone z'imbere mu gihugu n'izitari izo mu gihugu imbere ndumva mu bibariza umenyereye kubarera gusaba training fees aya nawe ntabyo azi ariko oya uri gucishamo gatebya icya mbere ikirego cyose cya Jolly cyaba gifitanye isano areganye cyaba gifitanye isano n'ibibazo bya Presikide ibyo byose kuko nta karema ke ifite nta karema kanjye ariko yibuke ko ahantu hose azatanga ikirego ntabwo ari mu karema ke ntazatanga ikirego ngo anabaha amabwiriza cyangwa ni za dosiye bavuga ngo iyi dosiye muyitondere ngirimo Jolly ko nzi ko ucukumbura hari ibintu nabonye umunyamakuru nawe akorera cyane cyane kuri murandasi ariko yakoze no kuri The Choice igihe kinini ku isibo ni Crema ngira ngo uranamuzi DC yanakurikiranye cyane irushanwa hari ibintu yavuze yaranandiye Crema yakuriye se hari indiro muri mufitanya kuryaho hari ibiyero yagombaga kumpa byo kuri YouTube ntiyafashe umubandiko ngo ampe kandi azi ibiganiro byabayeho hagati y'Ububirigi nawe Crema apo natinya
nyine hari ibintu yanditse anavugaho anakorana n'ikiganiro abivuga avuga ngo Preskid azafungwa apa ariyo guho azafungwa ariko arabivuze nabyo yarabivuze ahubwo icyo mvuga yavuga kuri scenario zabaye kugira ngo Jolly yambare ikamba hari amakuru bifiteho ubundi ko nabonye byatangiye kutumba kiretse niba ari kwidokimata nk'uko na Fils ashobora kwidokimata nka Rakiduba za mu Rwanda 9-7 kandi atari ariho kiretse niba ari ukwidokimata bibayemo we Clement bivuga hari nk'ubizi Clement we nagira ngo nkubaze ugiye nawe wari harya Clement yikurikiranaga fa mu bya DC1 yitwa Clement nyine fata irindi wafashe iryo Clement irindi yitwa nde nigaba Clement umugoroba w'ikamba rya Miss Mutesi Jolly wabereye ka Kigali yarahari ntabyo nzi Stizo Muhumuza Simeo yimenyerezaga umwuga kuri Radio 10 yego wabaye MC Final ni Claude Kabengera yego uwayi muri ako kanama nkemuramaka ni Mike Karangwa yego twavuye muri iyo evenoma hari kwa gatandatu mu ijoro ryo ku cyumweru muri cyere rwo ku cyumweru tujya muri Nakumati no yari igezweho icyo gihe urahibuka haha imbere ya Nakumati yego tuhafatira ifunguro rya mu gitondo ndahaza tuvuye mu gikorwa cya Miss twibaza ngo kuki yatuvunnye kubera iki bigeze saa 8 bukeye ku cyumweru nari kizi ngeza mu museke nari umwe mu banyamakuru bakora inkuru nini ku museke nahamagaye guverineri w'uburengerazuba abwira wamenye ko yabaye umwisi Mutesi Jolly waruhagarariye intara ya Nyabayemesa ati kagira inkuru ati mpa nimero ye gavana hamagara Mutesi Jolly nti Jolly gavana nyatse nimero yawe nyimuhe ntabyo yaraza ati yimuhe n'ikinyabupfura murakoze ukuntu yaje guhinduka ntabyo nzi aho hantu Clement yari he umva simba muri Miss Rwanda simba muri showbiz ariko numbwira Bushari namumenye bwa mbere afunze sinzi ibintu yari yakoze babafatanye n'ibintu ntazimanye ntabyo nzi ariko yikojeje Madrid arongera agaruka bamufatiye abastar bamenyera mu nkiko bamufatiye mu kabari Cosmos n'ubukobwa baburiza Pandagari Bushari ntiyagarutse byabayeho ntibyabayeho iyo kese turayizi ndi kukubwira Clement sinzi ibyo yavuze ntunabimbwire ndahamya ko atarahari ni inshuti yanjye namuhamagara muhamagare niwe yarayishinari icyo yashaka kuvuga yashaka kuvuga iki icyo yashaka kuvuga hanini ubwo ni ukwidokimanta rero yashaka kuvuga ko hari ubushuti bwigeze kubaho hagati ya Kid na Jolly ariko noneho nyuma ibintu bikaza guhindura isura ariko se bikomoka se kuri Miss kuki utabibajije Mike umva nkubwire icyambere umukobwa wese wegukanaga ikamba yabaga afitanye amasezerano y'umwaka na Rwanda Inspiration backup yes hari n'abayanze harimo Colombe na Naomi na Doriane rero Miss Mutesi Jolly ni umwe mu bemeye ayo masezerano ngewe nagiye kuvugana na Megan musanga Marriott twavuganye Preskid amuhagaze hejuru twavuganye iminota nk'itanu ahubwo Kid uramemukiye ati no turi busy uri gukora interview nagiye muri Marriott mukorera interview k'iminota 5 papa zimwe ziguruka zihuta so kubera ko nabonaga ibintu byo muri Miss bigira protocole birimo harya abandi birimo ba Pati Kope birimo ba Imibo ku gihe birimo ba Joel nabonaga birimo ibintu byinshi birimo Kejon yabaga araho inyuma nawe yabaga arimo ariko ntabwo nabikundaga umva ku gihe bazaga bagatwara Marite nako ku museke bagatwara Marite bakohereza nyine nkunda icyubahiro byari byawe ntabwo urumva ntabwo ibintu byo kujya mu event ntabwo wanzutaguza ntabwo nabyigana n'umuboss kuko ntabwira we uri kurenga ku mategeko rero ariko bitavuze ko amakuru byabaga akorerwamo ntabizi ubucuti bw'umwihariko Preskid yaba yaragiranye na Jolly ni nk'ubwo yagiranye na Doriane ni nk'ubwo yagiranye na Colombe ni nk'ubwo yagiranye na Megan ni nk'ubwo yagiranye na Elisa ni nk'ubwo yagiranye na Iradukunda kugeza kuri Muheto bamufashe bari kumwe bwose bukaba ubw'umwihariko bumeze kimwe se hoya ubucuti busanzwe bw'umukozi n'umukoresha aba ari umwihariko rega n'umwihariko ubarusha kuvuga Jolly avuga ati yarambiranduye
dore se ari mu bahohotewe navuge ko yamugaritse ntabwo ariko wavuze ko atari narimo watangabuhamya ibe breaking story oya hari ubwo ahubwo umuntu avuga hari abantu bashaka kuzamukira mu byago by'undi kuvuga kuri Kid muri iyi minsi ni izina rihita ribyimba ubona ko Fils atazwi nibeshya amanuke nka Kid avuga tubwinu ninjye wakameraga bahita umusore urampe televiziyo amadolari ndayaguha bamenye ibibaye oya ahubwo iyo umuntu ari mu kaga ntabwo umenya ibintu uko bikorwa rwose ibintu bya Kid Clement yabivuzeho kenshi hano yarahaje ariko ndi umwe mu bantu bake b'abanyamakuru mu rwego rw'akazi bafite amakuru menshi kuri Kid ntanavuga uko nagiye mbivuga nagiye mbona menshi umuntu akavi kantarangiye akaza kumbwira afitanye isano n'abo bakobwa se oya ahubwo afitanye isano na Rwanda Inspiration Backup afitanye isano n'abakobwa afitanye isano na Kid afitanye n'abajaji oya jaji no ubwiro namenya Mike yambereye ibamba oya abajaji bo muri misi ku kijyanye na influence ya Kid oya nuko bakoze iperereza ubundi ngiye nari kubanza gufata abantu bose bariciyemo nkahera kuri ba Sandrine babaye abayemusi ba Kabengera ba Mike abo ngabo n'abantu oya babaye nababaza mu bukera batangabuhamya nababaza njye nababaza ariko ikiganiro twajyanye reka nabwo twagombaga kugenda kabazwa utekereza ko Kabengera nubwo ari muri OGS imbere umubajije ku kintu cyitwa Rwanda Inspiration Backup nk'umuntu wayibereye MC inshuro nyinshi finale yababeye umuntu amukuyeho statement yaba agiye kureba ukuri cyangwa yenda baranazitanze maybe awamenye wenjijishe twanzure kuri Mutesi Jolly ndahari ntabwo nzakwitaba nzitaba urwego ruzampamagara urwo ari rwo rwose bifitiye ububasha njye ntabwo nzimira mani sende pasi nawe kandi azaboneka pasi yaboneka ari muzima azaboneka yaboneka atari muzima azaboneka niba koko yarabuze kubera abantu banadukurikiye bumve pasi tuba tuvuga ni uwakoreraga yitwa Impanuro TV urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwemeje ko rutamugira mu banyamakuru pasi rero ntabwo yakurikiranwa na RIB ahubwo ntabwo yakurikiranwa na REM si nk'umunyamakuru wabo ahubwo akurikiranwa na RIB nk'uko RIB ikurikirana abantu bose okay ubu uyu mwanya Fisa buri wirengero utekereza ko yakurikiranwa na REM se yego afite ikisi ni afite yami namba ya kangahe niye nimero yo muri Rwanda Media Commission mucinege Fisa nawe oya nuriyende ko kuvuga azagera uriya rwego n'urwego rw'amategeko ruri munsi ya RGB urwego rw'igihugu rw'imiyoborere yego rujyamo nyine umuntu wujuje ibisabwa icyambere hariya fi wujuje imyaka ariko se wabyara utujuje imyaka bagufunga urubaye bangu icyambere ntiyujuje imyaka twaba turi gukoresha umumineri ariko ese ntabwo wabonye irangamuntu ye akantu karimo urakazi hari amafaranga gore hari amafaranga twagiye gufata imyaka y'iruzu hari amafaranga twagiye gufata ku nteko namenyeye ko ari mukuru nateze moto mbere nasanze ahagaze imbere y'amarembo ngo urihe ko nakubuze nese akantu yatambitsemo kakubwira ngo inde ziravuna ngo mpaye make ngo umwana aranywa nidongo ageze kuri Kigozi ndavuga karabaye reka dusuhuze abapapa bose aho baherereye ari abapapa babyaye abana ntibabemere abapapa begetsweho abana atari ababo nabo ndabakengurukiye burya ngo nyina se w'umwana amenywa na nyina ngo iki ngo se w'umwana amenywa na nyina cyangwa umwana papa w'umwana amenywa na nyina Changushije ku ngingo ya Fise arashobora kuba yarihakanye kavuga ati yakojejemo oya hari n'abantu bagira umuco wo kuvuga ngo okay wari wapima amazi n'amavuta ku modoka uzamura kapo yego Fise yarayizamuye yazamuye ijipo arangiza arajoja
areba niba amavuta igipimo kiri kuri F yagikojejemo kiratumbagira kivamo umwana. Ibintu byo kugenda mujoja mureba niba imodoka zirimo amavuta cyangwa atarimo ntibyemewe. ariko ze Jean Paul bana yanjye ingero ziba zikomeye anyway umva rero kuri Jolly ntabwo nifuzaga ko yenda okay ntabwo bintunguye umugore yafatiwe umugabo we mu cyuho ari kumuca inyuma avuga ati sheri nari mbizi ku gihe kimwe uzamfata nabikoze. Umugore atangurwa n'ukuntu umugabo atababaye adatungwa atagize isoni ati ibi bintu mbikora buri munsi ntunguwe n'ukuntu ati nari mbyiteguye ko igihe kimwe uzamfata. Rero Jolly ntabwo kuba abantu bamubwira ngo genda urege Jean Paul tumubone ntabwo byantungura. okay Ariko nawe arabizi ko yakoze amakosa. wari ubyiteze? Nari mbyiteze ariko arabizi ko tuzaburana umuhenerezo. Nzaba afite abavoka 4. uzaburana u Rwanda hanze se? Oya nzaba afite abanyamategeko 4 banyunganira. Nibo wizereyemo cyangwa wizereye mu kuri kwawe? Oya ni rega ni ngombwa ko wakwaza ko ufite umunyamategeko. Yego yego. Harwe ukuyeho aremus niyo ntajyanamo umwavoka. Ariko ribi impamagaye nabibwiye ngo mwitonde nzaza nyuma y'icyumweru nabonye umwavoka. Okay. Harwo bambwira ngo nukuganira noke niba ari ukuganira nta tike fiti bakanyerereza imodoka. Ribi ngije impa imodoka y'inkeneye. Nkunze umunyenga. Jurabizi ko ntinya kugendesha amaguru. Wakwita baribu ngo ujyane imodoka urisika ko washaka umushoferi uyihakura. Umuvandimwe wabikoze. Turamusuhuje. None se kide we ntibagiye kuyifata kuri ribu. Nawe yari yayijyanye. Yari kumwe na yajyanye na Muheto. Muheto se yarazi imodoka arya ariko akamemo ntabwo ari kugira umutima wo gutwara. Okay. Acyo. Okay. Reka tuve kuri ibyo ngibyo. Ariko nkiri kuri iyo issue n'ubundi ejo bundi tujya kubaza amakuru harandi numvise akomeye ushobora kudusangiza kandi uzi kuturusha. Turi kuri iyi issue numvise nyine cya kintu cyitwa ko Elisa oya buretse gato hari ikintu cyitwa gushuka urukiko. Ninde washutse Jolly ngo ajye kurega Jean Paul? Eske iyo amugira inama akamubwiraho aregerwa? Ninde washutse Jolly ajye kukurega ngo ajye kundega? Ninde uri inyuma ya Jolly mu kurega Paul? urabona abaye ahari aba ari umwe. Jolly se n'umwana. Oya ariko nta wamushutse ibyo byose we yabonye. Ngewe ifite amatsiko y'ahantu azatanga ikiganiro cya mbere. Umuntu wese uzakira Jolly mu kiganiro azamubaza iki kibazo. Paul yaravuze ngo waramureze yego cyangwa hoya? Nabihakana se. Ubwo abantu bazaba barakwirakwije ibihuha. Oya. Erega abantu benshi bajya kuri ribu. Ribu ikababwira atariko jya mu nzego z'ibanze. Ngo ribu yansuzuguye. Ngo ribu ngo nagiye ngo turega abantu muri ribu ngo bakabafungura. Come on. Ribu iyo isuzumye ugiyibwiye hari ubwo ubona uri kwiha ibicupuri. Potere yambare. Sawa. Rekata. Telefone ya Nison. Ikibazo cyabazaga ngo ninde utekereza ko yabarinde? No mwanzi we. Ngwiki? Oya nase kukurega ni gitangaza. Nase kukurega yabigwamo. Ari kuzana intare mu mujyi. Singira ubudahangarwa. Ari kurega ukwiye kuregwa, hafunga ukwiye gufungwa, hakurikiranwa ukwiye gukurikiranwa, haburanwa ukwiye kuburana. Okay. Tuzahurira muri ribu cyangwa mu bushakashatsi cyangwa mu rukiko. Ko ntashimutwa. Na pasi azaboneka. Pasi ntiyashimuswe, pasi yarabuze, igihe nikigera azaboneka. Impanuro TV. Kadusuze Tasiye Titus. Yari mushuti we. Akango bajya bavuga ngo babyari win. 50 kuri 50 ni ijana. 50 ya Pasi 50 ya Titus. Boss. Ngewe ninkurikirana ikibazo cya Pasi. Nzavugisha Titus. Nzavugisha Pasteur Claude. Ndikubwira abantu ba hafi.
nzavugisha n'umuryango we Okay. na RIB nzayivugisha hagati aho niyo iyoboye bose. Yes. Bite bya Elisa se? Elisa mu kwezi kwa gatanu RIB yamutaye muri yombi Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elisa imufatana n'uwitwa Uwitonze Nasira noteri w'akarere ka Nyarugenge ahari cyangwa se noteri wigenga, bose bari bakurikiranwaho inyandiko mpimbano, ariko Elisa ho hari narimo icyaha kivuga ngo kubangamira iperereza rya RIB. Uwo mudamu witwa Uwitonze Nasira we yarekuriwe muri RIB. Yego. Nyuma yaho basanze inyandiko mpimbano nta nahuriye nazo. Elisa abashyikirijwe ubushinjacyaha. Yashinjwaga n'abashinjacyaha babiri harimo ukuriye ifasi y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umumama. Hanyuma araburana. Atangira kuburana ifunga n'ifungurwa. Aburanye ifunga n'ifungurwa, Elisa urukiko rwamugize umwere. Ngiye nk'umwanditsi ndibuka hari uwambwiye ngo no ngo uzandike ko yarekuwe by'agateganyo ngo nubwo umucamanza atabivuze. Ngiye ndi umunyamategeko. Urukiko rwavuze ko rumurekuye, rwavuze ko rumurekuye by'agateganyo, ariko ndibuka ko hari mu buryo bumwe cyangwa ubundi nasabwe kwandika ko ari iby'agateganyo. Ko ari iby'agateganyo. Wabibwe n'umuntu ufite icyo yavuze se? Uri mu bimbere kwa shoferi. Ndibuka ibiganiro twakoze twaravuze ngo RIB ubushinjacyaha ko bwari buzi ko buzamushinjura. Kuki bwamugejeje imbere ya kuki bwamugejeje imbere y'urukiko rukamushinja? Niba umusezerere. Kandi nabwo bwemerewe kurekura ngira ngo. Ubushinjacyaha nibwo bwemerewe kurekura umuntu. Twaribazaga kuti oya nyine nsubiza icyo. Ubushinjacyaha bukurekura utanakurigera urukiko. Nyiricyo nose ubwo ubushinjacyaha buje kugushinjura numva istidi bwakurekura mbere. Cyangwa wenda byari ngombwa ntawamenye. Ntabwo byari ngombwa. Ntabwo byari ngombwa kuko bwageze mu rukiko. Buvuga ko iperereza bwamukoragaho ryarangiye. Byarangiye. Yego. Nacyo cyavuzwe. Nicyo cyavuzwe. Hapo nati. Rero ndibuka ko twakoze inkuru nyinshi zijyanye na Elisa. Twaza ko urushinjacyaha bwageze imbere y'urukiko bukamushinjura. Niba bwari buzi ko buzamusabira kurekurwa. Iyo duheruka rero gukora wari watubwiye ko yongeye kuregerwa urukiko. Ahubwo twavuze nabi yajuririwe. Ahubwo yaregewe urukiko mu mizi. Ubushize waravuze ko ari ukujuririrwa. Yaregewe mu mizi. Yaregewe mu mizi urukiko. Kugira ajye kuburana noneho mu mizi. Kuri kwa kurekurwa cyane. Nasira nabo baragaruka. Urubanza rwa Elisa rwavuzwemo ibintu byinshi. Rwavuzwemo ko ubushinjacyaha bumushinjuye muri detention, ariko azababera ifurana w'akagari kakide mu mizi. Ikimenyimenyi ibyo byavugwaga uretse speculation. Uwitonze Nasira we ntiyanageze mu bushinjacyaha, yatahiye ku mupaka. Iyo aho hepfo mu kabanda undi barakomezanya abwira bati ni win turagushinjura muri detention, uzadukorera umuti hehe mu rukiko mu mizi. Muri fond sinzi niba yaravuze yego cyangwa hoye. Bigeze mu mizi Elisa nta hantu agaragara mu rubanza. Birumvikana ko hari ibyo atujuje. Kuri 24 z'ukwa 11 ikirego cyageze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Era mu mizi uwitwa Iradukunda Elisa na noteri witwa Uwitonze Nasira. Urukiko rwabibonye kuri 25 la même jour ku munsi w'urubanza rwa Presqu'île. Twe turibaza tukagira dutya kubera iki ubushinjacyaha bwarindiriye ko Presqu'île aburana. Uwo munsi yaburanye ikirego cya Elisa kikaba aribwo kiza. Eske igihe kizagera twisange umucamanza yenda avuge ejo urubanza ruzasomwa abango nyuma yaho twaboneye ikirego cy'ubushinjacyaha kirega Elisa n'uwitwa Uwitonze Nasira gifitanye isano na Kid, urubanza rurasubitswe, tugiye guhuza dosiye bazaburane kuri bare ari batatu. Ibyo twakwitega birashoboka.
so ni ukuvuga ngo hari amahirwe menshi y'uko Kid kuba urubanza rwe rushobora kongera kuba Elsa yararegewe mu mizi arezwa ate ubundi ibyo byavugwa n'ubushinjacyaha ngeze ndabizi sibwo bwamureze se ahubwo ho kugira ngo nka Mutesi Jolly ajye kundega muri za RIB kuko maze iminsi nibaza ibintu byinshi by'ubushinjacyaha ntumva RIB ubushinjacyaha bwampamagaza ibyo ntumva ubushinjacyaha bwemerewe guhamagaza bunakora mandadari Katisiga yafashwe nani n'ubushinjacyaha aho kugira ngo Mutesi Jolly andege muri RIB ubushinjacyaha bwampamagaza kangura ati Japo hano kwavuze ngo ubushinjacyaha bwivuguruje kucyo yabivuze ntabwo nabyumvaga ibyo bintu bavuze rero bigize icyaha nubwo muranyoye nyine nta kundi nzaburana hajya guca ka Gitumba straight akambwira bati dosiye yawe tuyishyikirije umushinjacyaha runaka ntoke nzajya ntaha cyangwa ndaguma muragumamo mu rugendo rw'umugororwa rukaba ruratangiye Peri agahita ashakira metero zingahe kuri zingahe umuvugizi w'amagereza so Augustin baranyarugenge prison aya imiryango imyanya ibihari basohoka binjira nyine urumva ntago bawumva se wowe ari risk yikize aho kugira ngo umuntu agende ngo agiye muri RMC ngo agiye muri RIB atanabifitiye ubushobozi oya guteze niba bakoreye amakosa muri muturarwanda afite ubushobozi bwo kujya kurega yes niyo mpamvu RIB ifite umunyamategeko ifite Lydia ifite RMC cyangwa RMC ifite Lydia ifite Barore ifite Mugisha ifite team ifite abakomiseri narwo rwego rugira ko abakomishoni ifite Kagire n'umukomiseri ifite Marie Immaculée Transparency n'umukomiseri mbere yuko uhamagazwa na RIB ngo RMC yaguhamagarika kuganiriza wayenanira ikagira gutya ntabwo zi radio yigeze ngo kuvuga abagore ndayizi 105 n'igice kimwe wayibayeho Amazing Radio Christian Radio bayireze muri RMC birangira irezwe muri rura birangira ifunzwe byari byoroshye kuregwa hehe muri RIB icyo gihe ariko ntabwo byari gushoboka ni ibintu byakorewe kuri micro so nukuvuga ngo ari gushaka gusanga oyindike nubwo uri kubwibwira gutyo Jonathan akoreza ibintu wanavuze akakurega nk'ibindi wenda nise mpuje nawe isambu hari ifamu ngeragewe barazigira ari ibyo wavuze bya byose numva byajya muri RMC oya man aho byajya hose sinzaburirwa ari cyo wikeka wese ahubwo hari icyo wikeka wikeka amabinga wikeka amababa abayarwaye do oya uza abantu twatekereje kurega tutareze uzi sheke umuntu aba afite kandi zanabafunga umukobwa ntiyaje akampa igisheke ngo agiye muri Ghana ariko ubundi abahe mureke ikirego cye nawe kirapendinze rero naho Elisa na Uwitonze Nasira niba koko hari ibintu bari baremereye ubushinjacyaha ntibikorwa birumvikana ko ubushinjacyaha ariko se ubundi ubushinjacyaha burabarega mu mizi bubarega iki inyandiko mpimbano yagizweho umwere titwibazaga ngo kuki Elisa ari mu rukiko wenyine warakibajije kandi RIB yaravuze ko yataye muri yombi Elisa na Nasira cyane do noteri Elisa rwose icyamubaho cyose yabazize Kide yabagiye kunkorera mu ngata nanjye icyambaho cyose nabanzize Kide ariko ubundi Kide ndamuzirana nanjye byo nkubaza doki Elisa agiye kumuzira nka fiance Paul ugiye kumuzira nkandi ese ko dukora akazi kabi ko kwibaza ibintu n'ibindi ako naba ntarazize byabaga wari kwiza ndekura gute iyo dosiye ukayivamo ko twakoze inkuru z'uko byabagambaye ibye telefone erega mufatira urugero ko ni koroneri umuntu munini Republican Guard no former ni munini cyane ni umuntu munini
none se ubu twitega iki ku munsi w'ejo reka bari icya naho mbere ninjirira nsoza itegeko itariki Elisa ntarahabwa itariki ejo nagiye kubaza mu rukiko yo kuzaburana mu mizi na Nasira gusa ikirego cyageze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Ibyo byo kuri nanjye 25 ndabihamya baregwa mu mizi. Umucamanza ashobora gusuzuma dosiye y'ubushinjacyaha ikirego cy'ubushinjacyaha kirega Elisa mu rukiko agasanga ku gipimo cy'100% kirasa n'icya Kide bagahuza dosiye urubanza rugasubira urudubi. ubwo nukuvuga ngo Kidi twahita tubibarira umwaka utaha mu kwa 12 harya baraburana Imanza ziraba binagoye kugera ariko no kuri 31 ruraba. Hari umuntu ujya Ariko- ukatirwa, hari umuntu urukiko rukatira iminsi 30 rotranteye umwaka bakinjira muri gereza rotranteye. Ubunani. Rotranteye abantu binjira muri gereza uko bataha rotranteye nako basohoka rotranteye. nako binjira Awurasira muri gereza umunsi ahuzagurika umwaka ntamenya n'ibyo ari byo. Erega burya by'imyaka bibe cerebral. Ubu umuntu buraye abazi kubunani bwageze. Nigeze kuburara kubunani. uri muri ve ariko Akamenya wakubiswe mama umenya yari yaduhimye yanze guteka. Mm. Ntabwo nateka kubunani. Sawa twaburaye twese. Ndawibuka. mwese ko mutatete Kanajye ntabyo nzi nanjye. Mama rotranteye yaravuze ati Abarya side. yewe yaturiye side. Twaraburaye. turamusuhuje mama wawe Turamukengurukiye. ndabizi nawe ni umusirimu ashobora kuba ajya dukurikira Tuyoboye igisirikare. Nabayeho muri kamp. ariko byagukujije byihuse Byatumye nanjye nkura nk'umuninja. wahise ukamirika Usanga ko nari kubona umwanya wo kurya intoki. ntibizagira ingaruka ku mwana wawe Ku mwana nawe ukajya wanjye. umubwira uti Peter huku chini ya ulinzi Oya na. Mwana wanjye nzamujyana muri Cambridge. okay Ariko urubanza rwa Preskide ejo hazabamo ibintu byinshi bitunguranye. Ikibazo cy'urubanza rwa Preskide ruhora ruvukamo ibintu bishya. Nuko rurimo umucamanza w'umuhanga kandi witonda, ariko rurimo umucamanza ujegajega. Abavoka bamaze kumwihana n'umuburanyi. Ejo ashobora guhuza dosiye ya Elisa na Nasira. okay nta kibazo kimwe icyo kintu Ejo ashobora guporopoza guhuza, ashobora kuvuga ati urukiko rutegetse ko dosiye nyuma yo kubona ikirego cy'ubushinjacyaha gifitanye isano na Preskide Ishimwe Dieudonné duhuje dosiye urubanza no mu kwa kabiri umwaka utaha. Umwavoka agahita atera akazamura inzitizi. Ntibafatiwe rimwe, baburana detation, ntibaburaniye rimwe, kuki muhuza izo dosiye? Byakomeza kwesista umwaka ihana undi. Cya kabiri ejo Preskide anakatiwe agakatirwa ntabwo byantungura kuko urubanza rwe rwabereyemo amakope menshi kubera ibifishi binini birurimo, big fish big barene. Aho kugira ngo rero barene igende ijye mu nyanja ihure n'umunyu ibe yaburirwa irengero, ntagenda Kide kabisa kugirwa umwere kwa Kide byagaragaza amakosa menshi y'abantu batandukanye ntavugiye aha. Gukatirwa kwa Kide kwapfundikira ibintu byinshi byagiye bigenda nabi cyane neza kwaba kuzimije amakosa yakozwe mu rubanza rwa Kide atandukanye byaproteje ko byaproteje. Ariko kandi biba uyu mwaka utaha ukuri kuzamenyekana. Nta muntu wazutagujwe kurusha Minisitiri w'Ubuzima mushya Dr Sabin Nsanzimana. RIB ubwayo yanditse itangazo ivuga ko yatangiye kumukurikirana nyuma yaho yeguriye ku mwanya wa RBC. Nyuma gato dutangiye kubaza RIB Sabin Nsanzimana akurikiranwaho iki, kabineti iba iramujyanye kuyobora CHIB i Huye. Kuba uyobora RBC ukajya kuyobora nk'ibitaro bya Huye ni nko kuva ku mwanya wa minisitiri ukaba nka meya district. nibyo Ni umwanya wa leta uba urimo ariko Kamema ntabwo ari umwanya umwe, cyangwa se ukaba nka vice meya. wowe wamanuwe mu ntera
aho kuva gutyo waba ambasaderi. Uzi ko hari abantu bakura ku myanya babahindi bakayanga bakajya kwicururiza nk'ibyuma mu Gakinjiro. kubera kuri munsi yiwera ndiho. Okay. Umva dananiwe kuva mu kwa Sabe n'urugero Dr. Sabe ni urugero rwiza rw'ukuntu umuntu ashobora ashobora kuba sintekereza ko Sabe bavugaga ko yariye ibimiliyoni byo muri USAID n'ibifaranga byo muri COVID ntibamuhemba kuba minisitiri byarabaye. oya bura ntabyo yakoze. Niyo mpamvu umuntu akorwaho iperereza nyuma akagirwa umwere. Erega abantu bose RIB igenza si ngombwa ngo birangire koko RIB igeze ku byaha. Hari n'ubwo ibi buri kavuga ati wa muntu n'umwere nka Rucago. Nibyo. Rero Preskid ashobora kuba umwere cyane ariko hari abandi byahitana cyane. Rero aho kugira ngo ibahitane ashobora kugenda. Ariko ngewe ku buryo ubona yargira aseza asabirwa oya ni imyaka 10 kugera ku 15 Kide nubwo yakatirwa afite amahirwe yo kujurira akajya mu rukiko rukuru akagirwa umwere. Kanyande ntoza Jenny Joseph ntiyakatiye imyaka 5 urukiko rw'isomero rwa Nyarugenge, urukiko rukuru rukayikonfirma, urukiko rw'ubujurire rukamugira umwere cyane anakatiwe ntabwo nababara Kidi kuko ndabeze ko yabazize ibintu bidafite aho bihuriye n'ibyo abantu batekerezaga. Bose urukiko rwamuhamya gucuruza abantu human trafficking. oya rushobora kumuhamya icyo akurikiranywe ubu guhotera undi imibonano mpuzabitsina ubwo Kariza Hope yaza hariya kese icyaha inyito y'icyaha ni guhoza undi ku nkeke oya ukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ubwo nyine ikirego cya Kariza Hope cyaba gihawe ishingiro ikirego cya kuko niwe uvuga iyo scenario. Ni mwiza Megan nta mushinja Divine Muheto nta mushinja Iradukunda Liliane nta mushinja. Ubwo niba urukiko rwashingira ku bintu bya Kariza Hope nta kibazo yakomeza agasurwa akagemurirwa kandi ubu ntabwo amezi 8 agiye kumara mose umuntu kangisha. Ese ibyo bikura he Jean Paul? Dore n'ibyo jundi banditse baravuga ngo abametre nibo bagwa makuru bayampaye nabangeze amahirwe ngo mu rubanza rwa Kide ngize Imana ko abantu babahaye amakode ubwiwe n'icyo mazina ngize Imana na perezida w'urukiko akampa amakuru ati ningira urimo kiretse icyo nibagiwe ngewe Metre Merene Nyembo twaragurutse natangaje umwanzuro w'ubujurire bwe biragenda biratumbagira ndibuka hari kwa gatandatu cyane urabyibuka bigera mu nkiko umuvugizi yarampamagaye ati nibiki ndi kumva ntemerene mwihorere wana. Uzi ko Harrison kuko ari umudivantiste w'umunsi wa karindwi ntabwo ajya akoresha telefone ku isabato yampamagaye ku isabato yabaye mu kwa gatandatu ese kubigira kuri ndabyibuka rega gihe kidajurira oya yari atarahabwa itariki y'ubujurire nta nuzi cyajuririwe nge nari nkifite n'umwanzuro w'umwavoka atazi naho kuye ntawo kiretse umwuka numva nzajya niringira ihoraho mu gitondo kumanywa shima Imana nyishima iteka mvuge ko indi ndabagome no mu bikomeye la 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 wizukora remix reka ndatimana data reka mvuga ibyo yampaye urabizi ko twahirimbye no mu bukwe bwawe rega yampaye Odile okay Odile yindi muriye ampa ababyeyi amereye nabi nasibyo zarota byara ariko se wowe antukira ikisi nari yagwa ngo ninge wayimuteye ngurabona ibintu wankoreye Odela nawe akunda hite ni nka fisi sarabona ibintu wankoreye uravuze ngo aragukoroga kugira uze kumuvuga se n'ubu twabyutse tuguruka ariko nanjye nyuma yo gutwita ninge ukora amasuku izina irambona imicere bamena imva hari ibintu bamena bakabipfurika nyuma y'utubati yese ko nkoropa nk'uko none se ndabeshya namenya inusu y'umuceri kandi ikiro kigura 3 buse
ngo nyuma y'ikiganiro haracyereka dusoze. Kide ararekurwa Ndi cyangwa kubona umuntu uri arataha. kumera- Umva ejo hari umuntu wabajije ngo Kide arataha cyangwa ntataha. Ni Kide ari muri Nyabarongo irimo ingona ziryamye. Nimubona adatashye zizaba zamuriye. Nimubona atashye zizaba zigisinziriye. None se abaturage ntibajya kuva kuri Nyabarongo babeze neza kurimo ingona. Hari umuturage urajya kurega muri urarega RDB ko ingona yamuriye cyangwa umuryango we baba babizi. Nta muntu ingona isanga ku Kimisagara. Keretse ihuriye na Fils Nyabugogo. Ariko Uzamu ku Kimisagara rwose nzi ko Fils agomba ajya ubusa umuntu umwera zaga. Zaga. Usuhurize ndori. Asante sana Jean Paul. Honestly, Kide arataha cyangwa ntataha. Ewana. Imana niyo nkuru. Kide ashobora kurekurwa. Insha cyabo gahita bujurira nko kwa Murinda habi. Aba Murinda habi. Ejo nditaba muri baro. Kweli. Hari iyi message ivuga ngo iki? Ejo uritaba. Reka nkwereke message ikivuga. Ahubwo yari ikenewe. Oya. Dore ngiyi baro. Soma izi message. Niba Dusome izi message tuzisorezeho. Bwana Nkundineza Jean Paul, perezida wa komisiyo ishinzwe imyitwarire y'abavoka, irakwibutsa kuzitaba komisiyo ejo kuwa 5 tariki 2 z'ukwa 12 2022 saa 4 n'igice ku rugaga rwa Kicukiro. Ku yandi makuru wahamagara kuri telefone ikurikira. Mugira amahoro. Mugira amahoro. Metre nde? Ntigurirwa. Okay. Ndamusohoje. Imana barinde mwese. Astra Vista. Yewe nitwa Jean Paul Nkundineza.